Mwiriwe neza nshuti za Isabelle, ndabashuje cyane, mbahaye ikaze na karibu muri Ganiriza Isabelle. Ganiriza Isabelle izajya igenda ari ama episode ni uburyo bwo guhura n'inshuti zanjye, ni uburyo bwo kuganira n'abakunzi banjye binyuze mu ijambo ry'Imana, binyuze mu kuganira bisanzwe. Hari ibintu byinshi muzagenda mubona muri iki kiganiro. Ganiriza Isabelle rizagumaho uko byagenda uko ariko kose. Ni ukugira ngo mbwire abakunzi banjye ko mbakunda, ni ukugira ngo mbabwire ko hari icyo Mwuka Wera aba yavuganye nanjye ngomba kubwira abantu b'Imana. Hari ibintu byinshi bizagenda binyuraho, byose bica kuri channel yanjye. Channel yanjye ni Isabelle Jiri, izacaho ibiganiro byinshi, izacaho indirimbo nyinshi, cyane cyane ibivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu munsi rero hari ijambo Mwuka Wera yashyize ku mutima wanjye, numva nshaka gusangiza abakunzi banjye, numva nshaka kubwira inshuti zanjye zose zikabimenya. Numva tugomba kwigira hamwe iri jambo. Reka turisome, riri muri Zaburi ya 36. Turasoma gusa kubera ko biba ari nk'umwanya mutoya, ndaribasomera hanyuma Mwuka Wera arariherekeza, ndabyizeye. Zaburi ya 36 duhereye ku murongo wayo wa mbere haravuga ngo ngo ubugome bw'umunyabyaha bubwiriza umutima we, nta gutinya Imana kuri mu maso ye, kuko yiyogeza ubwe akibwira yuko gukiranirwa kwe kutazamenyekana ngo kwangwe. Amagambo yo mu kanwa ke ni ugukiranirwa n'uburiganya. Yarorereye kugira ubwenge no gukora ibyiza, yigirira inama yo gukiranirwa ku buriri bwe. Yishyira mu nzira itari nziza, ntiyanga ibyaha. Uwiteka, urugero rw'imbabazi zawe rugera mu ijuru, urw'umurava wawe rugera no mu bicu. Gukiranuka kwawe guhwanye n'imisozi miremire y'Imana. Amateka yawe ni nk'umuhengeri. Uwiteka ni wowe ukiza abantu n'amatungo. Mana, erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi. Abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe. Abana b'abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe. Kandi uzabuhira ku ruzi rw'ibyishimo byawe, kuko ahariho hari isoko y'ubugingo. Mu mucyo wawe niho tuzabonera umucyo. Ujye ukomeza kugirira imbabazi abakuzi no kwereka abafite imitima itunganye gukiranuka kwawe. Ikirenge cy'umwibone cye kunzaho, ukuboko kw'abanyabyaha kwe kunyimura. Hariya aho inkozi z'ibibi ziguye zitsinzwe hasi ntizizabasha guhaguruka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye amagambo menshi hano, menshi pe, anakomeye cyane, akomeye cyane rwose. Sinzi ikintu Mwuka Wera agamije kuri twebwe ku buryo aya magambo abyutse numva ntayasangiza inshuti zanjye. Ariko hano harimo imyitwarire y'umunyabyaha kandi itari myiza. Nabifuriza kwegera Imana cyane kugira ngo tutaba abanyabyaha, kuko ngo ubugome bw'umunyabyaha bubwiriza umutima we, nta gutinya Imana kuba mu maso ye. Yakora ibyo yumva yifuza byose, yumva yakora ibyaha byose, yumva nyine niko umunyabyaha abayeho, ahora yumva yakora ibyaha. Kandi tubwirizwa n'Imana ko tudakwiye gukora ibyaha. Hari ibyaha byinshi abantu bakora batatekere, wenda hari n'ibyo dukora tuba tuvuga ngo ni utwaha tworoshye n'iki, ariko ibyaha byose ni ibyaha. Kandi mu mategeko y'Imana biranditse neza ko uwishe angana n'uwatukanye. Sinzi nimba mujya mubibona mu mategeko 10 y'Imana. Waba watukanye ugatuka umuntu igitutsi icyo ari cyo cyose, ungana n'umuntu wishe. Rero twirinde ibyaha kugira ngo tutazacumura ku Uwiteka. Imana ibahe umugisha mwinshi.
ndabakunda cyane. Ni ijambo ry'Imana nashakaga ko dusangira uyu munsi, ariko icyiza gisoje rino jambo nuko harimo amagambo yo kuduhumuriza ngo Mana erega imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi. Ndabifuriza ngo nimba wagize n'umutima wo gukora icyaha ukagwa mu cyaha, jya ugira n'umutima wo kwihana, kuko Uwiteka agira imbabazi nyinshi kandi ntago yihutira kurakara. Iyo musabye imbabazi arakubabarira. Imana ibaha umugisha mwinshi. Isabelle ndabakunda. Muri Nganiriza Isabelle tuzavuga ibintu byinshi cyane, tuzakora ibintu byinshi cyane. Hari ibikorwa bimwe na bimwe mugiye kujya mubona dukora kuri iyi channel. Cyane cyane ndabasaba ko umuntu wese utarakora kuri subscribe akoraho, agasharinga, agahereza abakunzi be. Ibi ndabizi ko hari imitima myinshi bizahembura, kandi ndabizi neza ko Uwiteka azaherekeza icyo yavuze kuri twebwe. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndabakunda cyane, namwe kandi ndabizi ko munkunda. Reka mbahe nimero yanjye, umunsi ku munsi nzajya nyitanga kugira ngo umuntu wese wifuza ko hari icyo tuganira ajye ampamagara tuvugane, cyangwa se anyandikire kuri WhatsApp, cyangwa se anyandikire SMS isanzwe, cyangwa se ampamagare tuganire, cyangwa ajye kuri channel yanjye yandike comment. Nimero yanjye ni 078 53 91 691. 078 53 91 691. Iyo ni nimero yanjye ya telefone. Isaha n'isaha iyo nimero ibiriho, kandi umpamagaye ndakwitaba. Ngaho rero muze tuganire na Isabelle, muze tuvuge uburyo Imana igira neza. Hari igihe muzajya mubonaho andi masura atandukanye avuga imirimo y'Imana. Ibyo rero byose mutadushyigikiye ntago byakunda. Ngaho nimudushyigikire kugira ngo Uwiteka akomeze ashyirwe hejuru. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kugira neza. Turagushimiye ko ari wowe ugira icyo uvuga warangiza ukagikomeza. Turagushimiye ko ijambo ryawe rimanutse aka kanya hari imitima rigiye guhindura. Turinde kuba abanyabyaha kandi uturinde gukora ibyaha. Naho twateshuka tukagwa mu byaha, twibutse gusaba imbabazi kuko uri Imana y'inyembabazi. Urakoze ko ugiye kubana n'abakunzi ba Isabelle. Urakoze ko ugiye kutugirira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ciao ciao.